Cuba umukristo Imana ibona, cuba umuririmbyi Imana ibona, ujuba umugabo uboneka imbere y'Imana, juba umubyeyi Imana ibona, tuba bavuga butumwa Imana igira gute ibona, tuba bahanuza Imana igira gute yemwe ibona, duterane Imana igira gute itubona. Ari ijambo rivuga ngo Zaburi ya 84 umurongo w'8. Nge ntabwo mvuga cyane nka pasiteri, ndavuga gakeya. Yesu ashimwe, haleluya. Kandi buriya wenda nuko tuba twaje, ariko burya Imana yamaze kuvuga nta muntu bukwiye kongeraho ibindi bintu. Buriya nk'ubu twagombye kwitahira muri aya mavuta. Imana ivuze ngo ije ahangaha, ije kwagura, itugire neza, igakiza indwara, igatanga umugisha, ikazana ibintu. Ubundi ibyo tuba tuvuga nta biba bihari, ariko kuko Imana yacu ari Imana, imirimo y'Imana ngo yirangize. Niwavuga iby'Imana ikora ngo ugire gute ngo birangize. Ubu navuga na bene data bakavuga bukira bugacya tukanasaza, n'abandi bakaza bagakomerezaho bakavuga bagasaza, n'abandi bagakomerezaho bakavuga bakagira gute bagasaza. Iyo kandi ntabwo isaza, ihora ari uko yahoze. Muyimere icyubahiro Imana. Ifite imirimo ikora, Imana ikora ibitangaza, n'Imana igize gute yemwe iteye ubwoba, yifitiye icyizere, ivuga nk'Imana igakora nk'Imana, izina ryayo rihabwa ikiyemwe icyubahiro. Ni ijambo rivuga ngo bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bagenda bagira gute yemwe bagwiza imbaraga. Ndashaka kubaganiriza ijambo rivuga ngo umuntu w'Imana mwiza agenda agwiza imbaraga. Tugeze mu gihe cyo kugwiza iki yemwe imbaraga. Bagenda ni abagenzi, ntabwo ari abantu bicaye, ni abantu bagenda, ariko muri uko kugenda kwabo bagenda bagwiza iki yemwe imbaraga. Kandi mbibutse ko iyo umuntu agenda ahantu hatandukanye. Hari igihe ugera ahazamuka, hari igihe ugera ahamanuka, hari igihe ugera ahatambika, hari igihe uhura n'ubunyerere, hari igihe uhura n'ibinogo, ushobora kunyura mu gishanga, ibiraro bishobora gucika, ibintu byose bigenda bihinduka. Ariko nubwo bigenda bihinduka nk'umugenzi uri mu rugendo, ntabwo imbaraga zicika, ahubwo imbaraga zigenda zigira gute ziyongera. Kandi ngo muri uko kwiyongera kuri izo mbaraga, ngo bakagenda izo mbaraga ziyongera, ngo ariko baharanira kuboneka imbere y'Imana. Ubu abasenga ni benshi, ariko siko bayiboneka imbere. Za ministeri ni nyinshi, amatorero ni menshi, mu butayu haruzuye, mu nzira haruzuye, abantu baruzuye, ariko hari igihe Imana ishaka abantu ikagira gute ikababura. Ndabingingira Imana muri uyu mugoroba ngo ujye uharanira kuboneka imbere y'Imana ikubone. Cuba umukristo Imana ibona, cuba umuririmbyi Imana ibona, ujuba umugabo uboneka imbere y'Imana, juba umubyeyi Imana ibona, tuba bavuga butumwa Imana igira gute ibona, tuba bahanuza Imana igira gute yemwe ibona, duterane Imana igira gute itubona. Aya makuru ni amakuru yitwa Zaburi ngo ni ya bene Kora. Uyu Kora yari umutambyi, akomoka kwa Lewi, ndetse mu gihe cyabo aba bagabo ni bamwe mu bantu babonye Imana, babona n'imbaraga z'Imana. Ni abantu bamwe. Mugabo witwa Kora yari ari mu itimu y'abagabo batatu witwa Kora na Datani ndetse na Biramu. Kandi kubera ko ngo bari muri iyo timu, aba bose bakaba bari abantu bakomeye mu gihe cyabo, mu byo twita itorero rya mbere. Imana ituma Mose mu Egiputa, aba bagabo yarabasanze, asanga bafite amateka. Ubu hari abantu bagira amateka, hari abantu baba bavugwa ukumva uwo muntu. Na hano iwacu tugira abantu bafite amazina azwi, kuvuga umuntu araza, nubwo yapfa ariko
izina ryo niripfe. Bari bafite amateka akomeye mu Bisirayeli b'icyo gihe, bavuga bakumva. Nta muntu utaruzi ikora, nta muntu utaruzi Biramu, nta muntu utaruzi Datani. Imana ituma Mose aje mu Egiputa, ariko ahasanze abantu, ahasanze aba bagabo bafite amazina, kandi mbibutse ko Mose Imana imutuma we niyo yarazwi. Ariko nubwo atarazwi, ariko Imana iramutumye, iramubwiye ngo genda umbwirira bize. Imana kumutuma mu Egiputa yabanje kumutuma ku bwoko bwayo. Iramubwiye ngo genda ubabwire ko ibyo navuganye na Aburahamu nzabisohoza.